Mwabantu mwe, iyi application ni akasamutwe. Iyi application ukimara kwiyandikisha uri guhita uhabwa inoti y'igihumbi nka bonasi. Ayo mafaranga kandi arabikurika. Iyi ni application iri kubica bigacika hano mu Rwanda. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, ndaba ngiye kukwereka uburyo ushobora kwinjiza arenga 2500 muri iyi application, arenga 2500 kugera ku 8000 arenga muri iyi application, biterwa n'urwego uriho n'uburyo ushaka. Iyi application ni investment, isaba igishoro, ariko nanone hari uburyo ushobora, ndakwereka kuri video y'uyu musozo, ndakwereka uburyo wakoramo amafaranga nta gishoro bigusabye kandi ukabasha kuyabikuza. Ko iyi application ukimara kwiyandikisha uri guhita uhabwa igihumbi, inote y'igihumbi, kandi buri munsi ndakwereka aho ukanda buri munsi ukajya uhabwa igiceri 5 rya buri munsi. Guys, iyi application nawe wakisanga uri gukura amafaranga, wakisanga uri gukorera amafaranga muri iyi application. Link y'iyi website cyangwa se iyi application urayisanga muri comment ya mbere na code. Ibyo byose ndabe nabipininze muri comment ya mbere no muri description. Nutabyandika ntago urabona iki gihumbi cya bonus. Ndakwereka uburyo bikogwa, uburyo wiyandikisha muri iyi application. Guys, YouTube channel nk'ibisanzwe ni Uziye Tech Media. Liking iyi video kandi subscribe. Igitekerezo cyanyuganiza wisangwa ni muri comment. Bidatinzwe rero, iyo ushaka gushora muri application uraza ugakanda hano handitse ibicuruzwa. Azukanda hano wahanditse ibicuruzwa, urabona ko harimo ibicuruzwa bya mbere. Urabona nk'iyi application urayibona igura agera ku mafaranga ibihumbi, iyi product igura 10,000 ukajya ikungukira 1500 bya buri munsi, ukinjiza mu gihe kingana n'iminsi 80 ukinjiza 200,000. Guys, urabona ko harimo product yigura 30,000 ukajya winjiza 8,000, ugakomeza bitewe n'ubushobozi. Ariko ndabizi twese tuba dushaka nk'izi ngizi za make z'10,000. Iyo application abantu bose bari kuyibikuzamo amafaranga, ntago ari scam, ntago ari nka bya bindi byanyu ngo ni scam. Guys, iyi application irizewe, iyi application irizewe. Icyo ukora rero, ushaka gukora product uraza ugakanda hano emeza. Ikintu cya mbere uza ugakora hano, uraza muri application, ndagira ngo kuri step by step utayobya amafaranga yawe. Uraza ukongeramo, ugakanda hano ukongeramo amafaranga. Iyo ushaka rero kugira ngo, urabona hano, iyo ushaka kugira ngo wongeramo amafaranga ugure product, uraza ugasoma gano mabwiriza. Umubare mfatizo wishurwa deposit ni 10,000. Ushobora gushiramo amafaranga igihe icyo ari cyo cyose, amasaha 24 iyi serivisi irakora. Nyuma yo gukora transfer, gushiramo amafaranga utegereza iminota 10 kugeza kuri minota 20. Iyo byanze wandikira service application. Impamvu bavuze iyi service dore ngiyi hano, ushobora kuza guhita ubandikira hano kuri WhatsApp. Dore ngiyi service yabo, ushobora guhita uza kwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukabandikira kuri Telegram. Guys, ibi ni ibintu byizewe. Izi application ukuntu zikora, mu minsi ya mbere ziba ziri gutanga amafaranga. Iyi ngiyi iracyari nshasha, wayafatiranya amahirwe hakiri kare ugatangira nawe ugakoreramo amafaranga, wafatiranya amahirwe hakiri kare. Izi application usanga ziza, iyi ngiyi imaze icyumweru, urumva iracyari hasi, ntabwo yahita ifunga nona. Ntabwo ndakubwira ngo nizifunga ngo zihoraho. Izi application ziraza zigatanga amafaranga. Abazizi murazizi, mu minsi ya mbere ziba zitanga amafaranga, ariko byibuze iyo zimaze nk'amezi 3 5 zirahagarara. Guys, kandi urumva nushoramo 10,000 mu minsi 4 uzaba uyagaruje. Urumva iminsi 4 ni mikeya cyane kuba ugaruje 10 ryawe ugatangira nawe ukajya mu nyungu. Ikimenyimenyi application ukikubera ukimara kwiyandikisha uhita uhabwa igihumbi, ukajya uhabwa 100, 5 rya buri munsi. Urabona ko kuri balance yanjye mfite 3, ukajya uhabwa 5 rya buri munsi. Iyo umaze gushoramo ya mbere ubikoze 3,500, niyo minimum withdraw. Uraza ugakanda hano gukuramo amafaranga. Urabona ko amake yo gukuramo ari 3,500,
500. Urumva rero uhabwa 2500 bya buri munsi. Iyo umaze bigakiyongera bya 500 iyo wabihawe ukiyongera kuri cya gihumbi ubona uri kwiyandikisha, gahita bigaba 3500 ugahita ubikuza. Guys, iyi application abantu bari kuyibikuzamo amafaranga, ntabwo ari bimwe muvuga ngo ni scam ngo ibiki n'ibiki. Nuko mujye mufatikiranya amahirwe mu ba mbere mukorera amafaranga mu ba mbere. Iri soni irizewe 100%, iri kubikurika amafaranga, ariko ntabwo ari business ihoraho, bizagera igihe ihagarara. Icyo ukora rero nari ndi kubereka uburyo ushiramo amafaranga. Reka nze uburyo ushora, muraza hano handitse kongera amafaranga, ugasoma amategeko n'amabwiriza, ugakanda hano ku 10 niba aryo ugiye gushoramo, kanda hano ku 10 ugakanda umuyoboro wa MTN, ukonfirma MTN niba ariyo ugiye gukoresha. Urabona ngiye biranze kwa ninjiye nkoresheje Airtel, ndakanda hano sorry, ndabanza ninjizemo namba hano, enter payment number, nkande confirm, ndaza nkopiye izi namba uraza ukazikopiya. Ukimara kuzikopiya izi namba nizo woherezaho amafaranga. Nyuma y'iminota 10 cyangwa 20 amafaranga aba yageze muri iyi website. Iyo utaragera uraza izi namba ukazikopiya gutya, ukaza ukazipestingamo hano, ugakanda submit, kanda OK. Guys, izi namba nizo uba uroherezaho amafaranga, ubundi mu nyuma y'akanya gato itaziza ukagira gute, ugashora muri iyi application igicuruzwa cyawe kikaza. Guys, iyi application iri gutanga amafaranga. Reka nze nkwereke uburyo wiyandikisha muri iyi application. Guys, iyi application iri gutanga amafaranga. Urabona iyo ukimara kujya kuri page imeze uku nguku. Guys, aha mbere icyo urakora wewe uraza ushiremo nimero ushaka kwinjiriraho, ushaka gukoramo account, ushiramo umubare w'ibanga, dushiremo uku nguku. Uraza ushiremo iyi link, iyi code ngiye kukwereka niyo uremezamo, ndutayemezamo nta bonus uri bubone. Uraza ushiremo iyi code ngiye kukwereka, utayishiramo nta bonus uri bubone. Guys, kubera hari nubwo uba waciye kuri link yanjye, kubera nababwiye ko link urayisanga muri comment ya mbere no muri description, hari igihe iyi nuzi code ihita yi-update ngo urabona ni R na V na R na G na P na K mu nyuguti nkuru, R na V na R na G na P na K. Hari ubwo ihita yi-updatingamo, nubona yi-updatinzemo imeze gutya ukandemeza, nubona ntayirimo uyipestingemo. Uri kuyibona kuri iyo tableau, ukipestingamo urahita winjira muri iyi application yawe. Guys, wibuke iyi code kuko nutayishiramo nta bonus, nta gihumbi uri bubone ngo ubone iriya bonus. Rero ukimara kwemezamo iyo code, ndabona iyo uri kubona kuri screen, nutayemezamo nta bonus uri bubone. Urahita ukanda kwemeza, utegereze. Ntabwo urashiramo iriya uri kubona hariya, iyo uri kubona hano ntabwo uzemo password, nawe uyiverifiye hano ushiremo iyi code nagushiriye kuri screen. Uhita ukanda kwemeza, urahita uhabwa igihumbi cya bonus. Ukande handi nakweretse ahangaha, buri ko ushaka guhabwa za turwasa nakubwiye, za zindi nakubwiye uzajya uhabwa buri munsi. Uzajya ukanda hano handitse kwiyandikisha, za turwasa nakubwiye na za 5 nakubwiye uhabwa buri munsi, wemerewe buri munsi. Uzajya ukanda hano handitse kwiyandikisha. Urabona hano handitse kwiyandikisha ko haba hari 5. Reka nze dutegereze connection, muranyihanganira nkeya.
Guys, urabona yuko byandi nakubwiye hano haba hari igitano wemerewe ku munsi, uraza ugakanda kwiyandikisha, iri gitano bahita babiguha. Ibi byose nkubwiye nibidakora wandike muri comment uvuge ati byanze, ariko icyo nzi cyo birakora 100%. Guys, ujaje ukanda hano kwiyandikisha buri munsi. Impamvu ukeneye kwiyandikisha buri munsi, impamvu ukeneye gano mafaranga mu gihe udashaka gushora, nuko nuza hano gukuramo amafaranga, nuko minimum withdraw ari ibihumbi 3,500. Udafite ibihumbi 3,500 ntabwo wabasha kubikuza. Niyo mpamvu ukeneye cyangwa se ushobora no gutumira umuntu watumiye yashora ukabona inyungu y'ibihumbi 3,500. Nuza hano mu gutumira, urabona ko umuntu watumiye iyo ashoye ibihumbi 10 ubone inyungu ya 3,500. Uraza usoma aya mategeko n'amabwiriza. Guys, dore ya kode nababwiye mugomba gupiningamo kugira ngo mubashe kubona komisiyo. Iyi ni kode yanjye, nutayipiningamo waciye kuri link yanjye nta komisiyo uri bubone. Nayibashije kuri screen, mwayibonye, muyipiningemo kugira ngo mubone iriya bonus. Guys, rero nanshoreje video y'uyu munsi. Niba ushaka gukora investment muri application, ikoremo investment, gutanga amafaranga itarahagarara mu minsi ya mbere iracyatanga. Abantu bari kubikuza, bari kuyajya menshi cyane. Niba ushaka nawe kwishoramo, ishoremo. YouTube channel yari Uziye Tech Media, nk'ibisanzwe mutazacikwa na video z'ubutaha. Niba uri mushasha ntiwibagirwe gukanda subscribe, wowe usanzwe kanda like, unayisharinge inshuti yawe yari yose uzikeneye gukora amafaranga online.